Ndagusuje. Ishyamba rya Amazon Rainforest abantu benshi bakunda kuryita lungs of the earth cyangwa se ibiha by'isi. Aha ni ukubera ko rikunda gutanga umwuka wa oxygen ndetse bikagabanya ubushyuhe bw'isi. Rino shyamba rifata ndetse n'imyuka yangiza carbon dioxide. Mu mwaka wa 2024 umuhanga Flick Vonk ndetse na Brian Jeffrey abangabo ubwo batemberaga mu ishyamba rya Amazon Rainforest habonetse ubwoko bushya bw'inyamaswa bwa anaconda. Iyi ari inzoka nini cyane ku isi. Ibi ngibi byose byerekana ko mu ishyamba rya Amazon Rainforest hakiri amabanga menshi ku isi. Uyu munsi nifuje kugusangiza ubuzima bwo mu ishyamba rya Amazon Rainforest. Ishyamba rifite hafi kilometero miliyoni 5 n'igice. Ishyamba ririmo amoko ibihumbi byinshi, insects, frogs ndetse n'ibindi. Ibi biti byo biranaryana. Ubundi se nukubera iki abantu bashyizemo kuhatura. Iyi ni Kingdom JBTV. Naho ngiye nitwa Bawoviva. Kandi subscribe kandi ngo YIKANZE. Mu biganiro binyuraho indege z'intambara zarashwe, amato yarashwe mu gihe kitari cyanyacyo. Inyamaswa z'inkazi zabayo zikomeye. Impfu ziteje inkeke harimo no kwiyahura kw'abantu. Ibi byose iyo tubishyize hamwe bihinduka uruhererekane rw'ibibazo byugarije isi muri rusange. Ibi byose ni mu kiganiro mucyo tubona kuri Kingdom JBTV. Naho ngiye nitwa Bawoviva. Ikaze ryura rihorana. Ishyamba rya Amazon Rainforest niryo shyamba rinini riruta ayandi yose ku isi kandi rifite ibintu byinshi bitangaje cyane. Iri shyamba rikaba riherereye ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo. Rikaba rikwira ku bihugu byinshi birimo nka Brazil, Peru, Colombia, Venezuela ndetse n'ibindi bihugu byinshi birimo nka Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname ndetse na French Guiana. Ariko n'ubundi byanga bikunda ibi bihugu ni ugukoraho gusa. Iri shyamba ubundi hafi ya ryose ryibereye muri Brazil. Rino shyamba rifite ubuso bunini cyane, ubuso bungana hafi kilometero miliyoni 5 n'igice. Ishyamba rya Amazon Rainforest rifite ibice bitandukanye by'ibiti. Hari igice cyo hejuru cyane, emergent layer. Hano ibitaba ari birebire cyane, biba bishobora kugera hagati ya metero 60 ndetse na metero 70 bifata izuba ryinshi cyane. Igice cya kabiri ni igice cyo hagati cyitwa canopy. Iki nicyo gice kinini cyane, ibiti biba byegeranye cyane binakora nk'igisenge, izuba ntiripfa kwinjira hasi. Igice cya gatatu ni igice cyitwa understory. Hangaha hakunda kuba umwijima mwinshi cyane. Ni naho ibimera bikunda, kubera ko ibimera bikunda ahantu hari igicucucucu cyane. Igice cya kane ni igice cy'ubutaka, forest floor. Hangaha hagera umuriro uke cyane, hari ndetse n'ibibabi byinshi biba byaraguye n'udukoko twinshi. Ikirere cyaho harashyuha cyane kandi hahora imvura nyinshi n'ubushyuhe, tropical climates. Ubusanga hano hantu hafitiye akamaro kenshi isi cyane. Ubushyuhe buri hagati ya °C 25 ndetse na °C 30. Hano hantu hafite ubukire bwinshi cyane ku binyabuzima, ni nayo mpamvu bihakunda. Dore inyamaswa utapfa gusanga ahandi ariko zikunda kuhaba cyane. Haba inyamaswa yitwa jaguar, sloth ndetse na anaconda. Hakaba hakunda kuba n'inyoni yitwa macaw. Muri kano gace hari ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane, udukoko, amoko ibihumbi byinshi cyane, insects, frogs ndetse n'ibindi. Iri shyamba rya Amazon Rainforest rinyuramo uruzi rwa Amazon River. Uru ni narwo ruzi rufite amazi menshi cyane ku isi. Uru ruzi rurimo amafi menshi cyane n'ibindi binyabuzima byo mu mazi. Iri shyamba rya Amazon Rainforest abahanga benshi bakunda kuryita lungs of the earth, ibiha by'isi. Uzi impamvu bakunda kubyita lungs of the earth cyangwa se ibiha by'isi? Nuko ritanga umwuka wa oxygen ndetse rigafasha ndetse no kugabanya ubushyuhe bw'isi. Iri shyamba rifata ndetse n'imyuka yangiza carbon dioxide. Dore ibibazo rino shyamba rikunda guhura naryo. Abantu benshi bakunda kujya gutemamo ibiti, deforestation, bakaryangiza cyane. Ubworozi n'ubuhinzi buraryangiza.
utuma ibiti bidakura neza, impinduka z'ikirere climate change. Ibi kandi bino biba biri gukorwa bishobora kuzagira ingaruka ku buzima bwacu twese bw'isi mu gihe kizaza. Kuva kera abantu batangiye gutura muri ishyamba rya Amazon rainforest hashize imyaka irenga 12,000. Ahantu babanje guturamo bari abantu b'abasangwa butaka, indigenous people. Bano bantu ba kera bagize uruhare mu gutunganya rino shyamba. Ntabwo ryari ishyamba ritigeze rikorwaho n'abantu nk'uko byatekerezwaga mbere. Hari ibiti byinshi byatewe ndetse byitabwaho n'abantu. Dore abahanga bakoze ubushakashatsi kuri rino shyamba rya Amazon rainforest, Carolina Levis ndetse n'irindi tsinda rinini ry'abashakashatsi mpuzamahanga. Ntabyo waruzi, hari imijyi ya kera yabonetse muri Amazon hagati yo mu mwaka wa 500 before Christ cyangwa se mbere ya Yesu kugeza hagati muri 300 ndetse na 600 nyuma ya Yesu. Ibi ngibi nibwo byavumbuwe. Ahangaha habonetse imijyi minini cyane yarishe mu ishyamba rya Ecuador, Apano Valley. Carolina Levis ndetse n'irindi tsinda mpuzamahanga bari bafatanyije gukora ubushakashatsi kuri rino shyamba rya Amazon rainforest bagaragaje ko abantu babayeho muri iyo myaka bari batuye aho hantu bageraga ku 10,000 ndetse n'ibihumbi 30, ndetse bakaba bari bafite n'imihanda migari, inzu nyinshi, ndetse bakaba bari bafite n'uburyo bwo guhingamo buhanitse bwa gihanga. Naho umuhanga Stefan Rothstein n'abandi bashakashatsi bari kumwe abo bakoresha ikoranabuhanga rya radar. Ibi byahinduye icyerekezo cya Amazon rainforest itarituwe n'abantu benshi. Mu mwaka wa 1979 hatangijwe ubushakashatsi bunini bwo kureba uburyo ki gutema amashyamba bishobora kugira ingaruka ku bidukikije. Ibi ngibi byakorwaga n'umuhanga Thomas Lovejoy. Uyu Thomas Lovejoy yarari umushinga yise Biological Dynamics of Forest Fragments Project. Uyu mushinga Thomas Lovejoy yararimo gukora hari icyo wamufashije. Yabashije kumenya ko iyo ishyamba ricitsemo ibice, inyamaswa n'ibimera bigabanuka cyane. Abashakashatsi ba mbere bo bagize iyo bo ntabwo bakoreshaga radar. Mu mwaka wa 1879 ifoto za mbere zafashwe muri rino shyamba rya Amazon rainforest kwari ugutangira kuzigaho mu buryo bwagutse. Umushakashatsi Hermanos Tadele niwe bayi wa mbere mu gukora ubushakashatsi ku buzima bwo muri rino shyamba rya Amazon rainforest. Mu mwaka wa 2007 umushakashatsi witwa Gerard Moses we yakoze ubushakashatsi ku mvura iva mu ishyamba, flying rivers. Ubushakashatsi Gerard Moses yakoraga yaje gusanga ibiti byo muri rino shyamba rya Amazon rainforest bituma amazi azamuka mu kirere akavamo imvura, bigahita byitwa flying rivers. Ibi ngibi Gerard Moses yakoraga yaje kugaragaza ko burya ishyamba rya Amazon rainforest rishobora kuba rifite uruhare rukomeye mu kugena imvura igwa kuri isi yacu. Mu mwaka wa 2024 umuhanga Frick Fong ari kumwe na Brian Jeffrey, abangabo nabo batembera rino shyamba rya Amazon rainforest, nabo baje kuhabona ubwoko bw'inyamaswa bushya bwa anaconda, inzoka nini cyane kuri isi ya rurema. Ibi ngibi byaje kwerekana ko ishyamba rya Amazon rainforest rikiri ahantu hibanga henshi ku isi. Dore ubushakashatsi ku kibazo cy'ejo hazaza. Mu mwaka wa 2024 ibi ngibi nabyo byakozweho ubushakashatsi. Abahanga bavuga ko Amazon rainforest iri shyamba rishobora kuzagera ku rwego rw'uko rishobora kwangirika cyane mbere y'umwaka wa 2050. Umuhanga Bernardo Flores akimara kugera muri rino shyamba rya Amazon rainforest, dore kandi nawe wagiye mu bwa nyuma, yahise yibaza ikibazo agira ati iri shyamba nibakomeza kuriteba kuzasanga ubushyuhe bwiyongeye ku isi ndetse ugasanga n'imvura irabuze. Wibuke ko muri kino kiganiro twavuze ko rino shyamba rya Amazon rainforest naryo riri mu bitugenera imvura hano kuri isi yacu. Nitwa Bonviva, yino yitwa Kingdom JBTV. Umunsi kundi ndabazirikana niba kunze kino kiganiro kandi subscribe, kandi niba wumva ugisharinga ubumenyi busangiza abandi. Naho njyewe ndagushimiye, ugira umunsi mwiza. Amato yarashwe mu gihe kitari cyanyacyo, inyamaswa z'inkazi zabayo zikomeye, impfu ziteje inkeke, harimo no kwiyahura kw'abantu. Ibi byose iyo tubishyize hamwe bihinduka uruhererekane rw'ibibazo byugarije isi muri rusange.
Ibi byose ni mu kiganiro mucyo tubona kuri Kingdom JBTV. Naho ngiye nitwa Bonviva, ikaze ryurarihorana.